Uwiteka aba namwe bwoko bw'Imana, aho muteze amatwi, aho mwiteguye, mufite inyota, mufite n'inzara yo kumva ijambo ry'Imana, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nubwo abantu benshi cyane babyirengagiza muri ino minsi, ariko kino gihe nicyo gihe cy'ihembura, igihe tubasha kumva ubutumwa bw'Imana, mu gihe tubasha kurondora muri Bibiliya, tugasobanukirwa n'icyo Uwiteka yashakaga ko dusobanukirwa, n'urwandiko inshuti yacu Yesu, mukuru wacu, uwabaramwe natwe, yatwoherereje kugira ngo babashe kudukomeza n'ino rugendo tugana mu bwami bwo mu ijuru. Watekereza igihe waba ufite inshuti ndetse ukunda cyane, maze iyo nshuti yawe ikaba ari inshuti uzi yuko ihorana ibibazo, kandi ifite ibibazo kuko ahantu ituye hazahora hari ibibazo. Ngaho rero ukamwohereza amagambo meza aho azajya asoma, maze ukibuka yuko uhora umutekereza, umwifuriza ibyiza, uri kumwe nawe kandi ubashe kumutsindira ibimugerageza byose. Ariko ikibabaje ni uko iyo nshuti yawe utakugira isoma n'urupapuro rwawe, cyangwa se ngo usome n'uru rwandiko wamwoherereje. Ariko iyo yisomye maze ukagira ibyiringiro, igihe muzahurira azaba akimeze nka kwa kundi, yishimye kandi afite ibyiringiro yuko wabanaga nawe ndetse ukamuneshereza. Ibyo natwe niko bimeze kuri Yesu Kristo, niwe nshuti yacu nkuru, kandi niwe uzi ibyo tunyuramo byose. Yageragejwe nk'uko tugerezwa kose, ariko we ntabwo yiza akora icyaha, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Yatwandikiye ubutumwa bwiza so mu ijambo ry'Imana kugira ngo babashe kuduhumuriza, butwereke yuko ibyo ku isi byose bizarangira, maze Yesu akaza akatwijyanira mu bwami bwo mu ijuru, aho ari natwe tukabayo. Reka tugire ibyo byiringiro kandi tujye dukomera mu makimbirane ari inyuma y'andi makimbirane yose, mu ntambara ikomeye umwanzi Satani ari kurwana nayo. Twebwe tube dushikamye, tuzi yuko dushikamye ku rutare rwacu, arirwo Yesu Kristo uzatuneshereza maze kugeza mu bwami bwo mu ijuru. Nibyo mbasabira, nendiyesabira mu izina rya Yesu. Kuri tariki ya 20 ukwezi n'Ukwakira 2025 tugiye kurebera hamwe igice kivuga ngo intambara mu ijuru. Tugwa kabiri w'isabato, reka tugendane. Uwiteka tuyobore mu izina rya Yesu. Mureke tubanze dusenga. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane yuko duhaye kano kanya keza ngo twige ijambo ryawe. Ngwino tuyobore, kandi buri mwana wawe wese uteze amatwi, buri mwana wawe wese utuye kumva ijambo ryawe, umwiyoborere kandi ubutumwa bwawe bwiza abarirwo bukaba ku mitima yacu, maze Yesu Kristo wanesheje adufashe kandi aduhindure abitwe kuzabana nawe mu bwami bwo mu ijuru. Ibyo byiringiro byacu guhora tubivuga ntabwo bidutera isoni, ahubwo bitwereka yuko uri hafi kuza. Reka tubibwire n'abandi, tubibasangize abadafite ibyiringiro, abadafite kwizera, abananijwe n'ino si, bamenye ko hari aho babasha kubonera uburuhukiro muri wowe, kandi babasha kwishimira kubana nawe iteka ryose. Ngwino tuyobore, udusobanurire iby'intambara yabereye aho mu ijuru, ndetse ikaba yakomeje na hano ku isi, ugiye kuyinesha nk'uko nawe wanesheje mu izina rya Yesu. Intambara mu ijuru, nk'uko mubizi, Imana ni Imana y'urukundo. Yararemye maze ishyira ibiremwa byayo. Ntabwo yigeze yifuza kurema ibiremwa bimeze nka robo, oya. Ntabwo yigeze irema ibiremwa bimeze nka telefone iyo ukoramo maze application ukanzeho akaba ari yifungura, oya. Ahubwo Imana yashatse gukora ibiremwa bitibasha gutekereza, bikifatira umwanzuro kandi bigahitamo ikiza cyo gukora. Muri ibyo biremwa harimo ikiremwa cyiza cyane cyitwaga Lucifer, bisobanuye umutwara mucyo. Yari mwiza cyane bihebuje, yari ahebuje abamarayika bose, kandi nta n'umwe wamusumbaga mu ijuru uretse Imana ndetse n'umwana wayo Yesu Kristo. Yari ahawe icyubahiro cyinshi cyane, ndetse buri wese yaramwubahaga maze akabimushimira. Yari umuyobozi w'abamarayika mu ijuru, kandi yari azi kuririmba cyane nk'uko Imana yari yamuhaye iyo mpano. Nuko rero yose muri Ezekiyeli 28 guhera ku murongo wa 11 tubona yuko ahangaha niho ijambo ry'Imana ritwereka uburyo uyu Lucifer yaje kuza kwikuza mu mutima we, maze ubwibone bwe kubengera nakwe bigatuma agwa, maze akajugunywa mu ijuru, akava mu ijuru. Uyu Lucifer yaje igitekerezo cy'uko nawe ashaka kumera nk'Imana, maze akajya mu mwanya wayo. Imana ntabwo yari kwemera ibyo ngibyo, uko Lucifer yari ikiremwa, ndetse nta nubwo abashaga no kumenya ibyo ibiremwa byose bikeneye. Ikindi kandi yari ikiremwa yagombaga kubaha umuremyi, nk'uko natwe turi ibiremwa tugomba kubaha umuremyi wacu. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nuko mu ijuru habaye intambara, maze Mikayeli n'abamarayika be batabera kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kiracibwa kuko cyari gitsinzwe, maze mu ijuru ahacyo ntihaba hakiboneka. Iyi ntambara yahereye mu ijuru maze ikomeza hano mu isi. Ijambo ry'Imana tubona ko wasiwe ugusha ishyano uko umwanzi Satani akujemo.
marayika wari ukomeye kurusha abandi ari Lusiferi yigometse ku Mana maze atwara abamarayika benshi bajyana nawe. Abenshi yose muri Ezekiyeli ndetse ntaratubwiye ibyo kugwa kwa Lusiferi bashaka gutekereza yuko atari Lusiferi bavugaga, nkuko nk'iyo dusomye muri Ezekiyeli 28:11 mureke tugendane tumukira twahanditswe ngo maze ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti mwana w'umuntu cira umwami w'Itiro umuborogo umubwira uti umva uko umwami w'Uwiteka avuga ngo wari intungane rwose wuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje. Reka tubanze tugendane ahangaha. Mbese koko yaba ari umwami w'Itiro wavugwaga? Oya, kuko umwami w'Itiro ntawigeze aba intungane rwose, kuko nta muntu n'umwe wigeze hano mu isi maze ngo ntacumure, maze ngo nta munyabyaha. Bivuze yuko yenda cyaba ari ikindi kiremwa cyaba cyaravuzwe uretse umwami w'Itiro. Aho utangiye kugendana ikiremwa rero cyari gitunganye rwose guhera isaha, guhera umunsi, guhera igihe cyarimiweho, maze kikaza kwikuza kikagwa, nta wundi atari Lusiferi. Ijambo ry'Imana rirabitwereka neza, mureke twizere kandi Uwiteka atuyobore. Uyu Lusiferi rero yaje kuza kugwa bitewe no kwikuza ndetse no gushaka umwanya utari waramugenewe. Ntabwo bishobora kuvuga ko abami ku isi bari intungane. Kubw'iyo mpamvu uyu mico yerekana ibirenze umwami busanzwe nk'uko umwami w'Itiro yaba yarameze. Oya, ntabwo yari intungane, ahubwo bisobanuye undi, kandi uwo wundi twamenye yuko ari Lusiferi. Ariko kandi Yesu muri Daniyeli igice cya 10 umurongo wa 12-14 mureke tumure ijambo ry'Imana maze dusobanukirwe. Daniyeli cya 10 umurongo wa 12 handitswe ngo ahera karambwira ati witinya Daniyeli, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe amagambo yawe yarumviswe kandi niyanzanye izajya ntabwo icyubahiro. Umurongo wa 13 ariko umutware w'ubwami bw'Ubuperesi amara iminsi 21 ambuza. Nyuma Mikayeli umwe mu batware bakomeye aza kuntabara ntinda mu bami b'Ubuperesi, nuko none nzanywe no gusobanura ibizaba ku bantu bawe iminsi y'imperuka, kuko ibyo uyoheretswe ari byo gize kera izajya ntabwo icyubahiro. Hano tubona yuko Daniyeli yirije ubusa amara iminsi 21 asenga. Ari guhera icyo gihe mu gihe yaratangiye gushishikarira gushaka Imana yohereje marayika wayo, maze araza amuzanira ubutumwa bwiza. Ariko umwami w'Ubuperesi abangamira kuza kwa marayika. Mbese umwami w'Ubuperesi abarinde uyu nta wundi uretse umwami w'ikibi, umwami w'umwijima ari Lusiferi wahinduye Satani umwanzi w'abera kandi umurezi wa bene data. Satani rero yabangamiye gusora k'umugambi w'Imana. Dukuje dusoma ngaho tubone ko ibyo n'ibyo mu ijuru byigometse bitambamira gusora kw'imigambi y'Imana ku isi. Mu ntambara hagati y'isi n'ijuru niho dusobanurirwa ibyerekeye n'intambara Imana yagiye irwanira Abisirayeli. Dukeneye kubona izi ntambara nk'izigaragaza intambara ikomeye iri hagati y'Imana na Satani. Icyiza n'ikibi byose bikafite umugambi wo kongera kugaragaza ubutabera ndetse n'urukundo rw'Imana mu isi yacumuye izajya Imana ntabwo icyubahiro. Satani niwe uri gushaka yuko abana b'Imana batsindwa, ariko Uwiteka ntizigera byemera. Nk'uko yagiye arwanira n'Abisirayeli, natwe azaturwanira atuneshereze. Intambara yatangiriye mu ijuru none akomeje hano mu isi, ndetse ibera mu mutima wawe. Emera Yesu waza kuneshereza umwanzi Satani. Ibyo tubana ku isi byose ni igicu gitoya kiba biri kubera mu mitima y'abantu. Intambara ikomeye iri hagati y'ikiza n'ikibi. Ayo niyo makimbirane ari inyuma yishe inyuma y'andi makimbirane yose. Ni muri ibyo tubona abatuzengurutse ndetse no mu mibereho yacu bwite ukuri kugaragaza ko iyi ntambara hagati y'ikiza n'ikibi iriho koko. Mbese ubasha guhura n'umuntu maze ukabona yuko intambara ko iri hagati y'ikiza n'ikibi iri kubaho koko, nawe uzigenze mu mutima wawe. Harya barimo imitima ibiri, umwe ushaka gukora ibyiza, umwe ushaka gukora ibibi. Ndetse n'amakimbirane tubana ku isi ni ikimenyetso cy'uko hari intambara ikomeye iri kubaho. Reka dusabe Yesu wanesheje natwe tuneshereze kandi dutsindire, maze naza tuzishimire kumusanganira. Ndabasaba nanjye nisabira kugira ngo tubashe kunesha umwanzi Satani, ntitwakire imico ye, ahubwo twakire umucyo mwiza uturuka kuri Yesu Kristo watuneshereje ndetse akagiye kudutegurira aho tuzaba. Tugire ibyiringiro, tugiye kwizera, tuneshe Satani. Nijye mbasabira, nanjye ndisabira mu izina rya Yesu.